byakuyobeye ushaka gutuma telefone yawe iguma yaka, reba neza ukurikira. Ari ibyo uri gukora kugira ngo birangire, kandi birangira telefone yawe iri kwaka kandi ukaba ushaka nko kuryama. Icaginge nurangiza ukore bino ngiye kukubwira. Ushaka setting mbere na mbere, setting ya telefone yawe. Setting uzahanire bakwisacinga muri apps zawe ufite cyangwa ukayireba. Dore ngi setting ngiyi ya kabiri, gakandaho gakomeza. Hano ari abantu baba bafite option nshaka ahantu hatandukanye, ariko ubusanzwe ahantu twahinduraga igihe telefone yawe iguma ikwereka urumuri ni muri display muri sleep. Urabona amasegonda 15, amasegonda 30, umunota, iminota 2, iminota 5, iminota 10 n'iminota 30. Iminota 30 niyo ya nyuma telefone yawe yaguma yaka mu gihe wahisemo. Akari ubundi buryo telefone yawe yaguma yaka kugeza igihe ubishakiye. Hano nka brightness naho ihindura urumuri, kaza adaptive brightness. Hano uha bivuye bigaragaza ko urumuri rwihindura automatically bitewe n'ahantu ugeze. Noneho hano tujye gushaka about phone muri setting, cyangwa ari ahandi handitse phone ari gihe aba ari hejuru muzi igezweho ubu ngubu ziri kuza. Noneho hari n'ahandi bafite system, hari n'izambere yaba ari about phone. Ya muri system niyo mfite, dorabona nge about phone iraha, nkakomeza muri about phone. Ikintu hano tuba dushaka nino developer option niyo tuba dushaka. Urabona hano nge irahari, ariko mu gihe utayifite uza ahantu hari grid number ugakandaho n'inshuro zitare munsi y'5, akaba kubwiye yo now developer. Hano urabona nge ndiwe, ubwo nyine ntago binsaba kubikora, nyine no kukwereka uburyo wajya ubikora kuri grid number ukanda n'inshuro zirenze 5. Uba kubwiye wa now developer ukwita usubira inyuma, hari igihe aba ari hano cyangwa ugasubira inyuma ukareba hahandi, n'igihe aba ari kuri setting zibanza. Abana hano nge araha, hari n'abandi baba mufite kuri setting zira zibanza tubanzirizaho ari hejuru ya about phone. Hano rero mufite hano winjira muri developer options. Developer option bigusaba hano hari on, unyine haba hafunze akenshi witukanda bikaba on, bakifungura ukavivuye kuri akaba hemeje ko wafunguye. None ugashaka ijambo stay awake. Stay awake, screen iguma yaka mu gihe uyicaginze. Uhavivuye bigaragaza ko mu gihe ucaginze telefone yawe ntizigera izima keretse ubishaka. Ubwo ari igihe uri gukora ibintu bizima mu gihe byifunga mu gihe telefone yawe isa n'isiriringi, ako wafunguye hano iguma yaka. Stay away, urabona ko ubundi haba hafunguye. N'izindi option hano umuntu akenera muri developer options twajya tukubwiraho mu kindi gihe nyinshi z'ingenzi. Yari ya mbere ni iyi stay away, telefone yawe ikaguma icana amaso mu gihe ari process ugikora. Ari igihe nawe ushobora kuyifunga nyine mu gihe utayikeneye, kuko mu gihe ukeneye ukaza ugafungura muri developer options. Hano ushaka gukura hira developer options ushobora kuri settinga phone ikavaho, no kundi uri settinga
ntabwo ari setting the phone, ukayisetinga setting muri telefone zimwe nazo zihita zikoraho develop option, hanyuma zongera kuyikenera ukajya kuri braid number ukayikoresha. Akoze cyane. Ikindi gihe nasacinga Damu Show TV